Kigali Art and High Definition Center KHADC. Kigali Art and High Definition Center ni ikigo cy'ubuhanzi cyatangiye hagati y'umwaka wa 2015 n'umwaka wa 2016, gishyirwa ku mugaragaro ku itariki 3 Kamena umwaka wa 2020. Gifite icyerekezo cyo guha urubyiruko rwo muri Afurika umuco w'ubuhanzi, ubumenyi ngiro, ubuhanga mu ikoranabuhanga no mu iterambere rirambye. Ubutumwa: gusubiza intego za SDG, intego nimero 9 n'intego nimero 8. Inshingano zacu ni ugushaka no gukora ibidukikije by'ubuhanga hamwe n'ibitekerezo byiza byo guhanga imirimo no guteza imbere ikoranabuhanga. Ibikorwa byacu by'ingenzi ni ibikorwa byo guhanga, ubugeni, ubuhanzi n'ibikorwa by'imyidagaduro. Ikigo cyacu gifite umurongo w'ubucuruzi uhagaze ku icyambere: icyerekezo, amashusho, video n'ibikorwa bya televiziyo. Icya kabiri, igikorwa, amashusho na video na televiziyo n'ibikorwa byo gukwirakwiza umusaruro mu bivuye mu bugeni. Icya gatatu, icyerekezo, ishusho, video na televiziyo na gahunda y'ibikorwa byahashize. Icya kane, gutunganya hamwe n'ibikorwa byo kwerekana amashusho. Icya gatanu, ibikorwa byo gufata amajwi n'ibikorwa byo gutangaza umuziki. Icya gatandatu, ibikorwa bya porogaramu ya mudasobwa. Icya karindwi, ibindi bikorwa by'ikoranabuhanga n'ibikorwa bya serivisi ya mudasobwa. Icya munani, gutunganya amakuru n'ibindi bikorwa bijyanye nabyo. Icya cyenda, urubuga. Icya 10, kwamamaza. Icya 11, kwigisha umuco n'ubuhanzi. Icya 12, ibikorwa byo gushyigikira uburezi. Icya 13, ibikorwa by'ikigo n'ikoranabuhanga. Icya 14, ibindi bikorwa bya serivisi z'amakuru, ubugeni na tekinolojiya. Intego yacu ya business ni uguteza imbere ubuhanga bwo guhanga imirimo, guteza imbere umuco wo guhanga udushya, dushimangira iterambere rirambye ku mugabane wose wa Afurika ndetse no mu Rwanda muri rusange. Inzozi zacu ni ugushyiraho urubuga n'icyumba cy'urubyiruko mu guhanga ibitekerezo bishya hamwe n'akazi keza ku rubyiruko, kugira ngo bagabanye ikibazo cy'amahirwe make yo kubura akazi agenda agaragara. Ikigo cya Kigali Art and High Definition Center KHADC ni ishyirahamwe rishingiye ku rubyiruko rufite intego n'ubufatanye mu kwiteza imbere, kandi twemera ko igiti kimwe kidashobora gukora ishyamba.